kwishuri bari byishima barimo babande bagaseka no kwishuri ndo umuntu nyine ukiri ukuri harya nkora nk'akantu ngo turakumenyereye muri filime zawe bakumva za comedy musore ukunda Imana ufite ibitekerezo mutekereza kure nyine uzi ubuzima cyari cyo ntabwo kuneta mbona bitari ngombwa ntanateretwa naba mfite ikibazo urumva ntabwo bimbangamira mfite uko mbigenze njyewe ngo nawe uzabigerageza uzabona uko mbigenza nzaguterete ndebe uzantere turebe Yes, reka twongere tubasuhuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya twizera ko mukomeje kugubwa neza mu by'ukuri nibyo tubifuriza ngende Jado Tuyishime iyi ngiyi ni Iris TV reka nsuhuze abantu bose badukurikiye bari mu Rwanda mu ntare enye z'u Rwanda ndetse no mu mujyi wa Kigali n'abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye mu biganiro bitandukanye tuzajya tubategurira byinshi harimo n'icyo twabateguriye uyu munsi tubahaye ikaze muri byose uyu munsi rero twakiriye Alia izina rya rimaze kubyimba rimaze kubyimba niyo urya nubwo ntarajya YouTube channel yanjye ariko iyo wanditsemo Alia uhitombona uhasaka ahantu hose mu by'ukuri rigenda kuzakurusha kubyibuha urumva iyo uri munini n'ibintu byose bigomba kuza biri strong rero bigomba kuba ari big ari binini bifite imbaraga Alia urasa neza kabisa ngira ngo n'abantu bari kwibona abantu bakeye akanatreri nta bintu byinshi na makeup nyinshi abantu nari mfite dread naga barasta nabatereranye nge ngira igihe nkazikuraho nkongera nkazisubizaho umeze ute se umeze neza ntaribi urashima Imana mfite ibyishimo byinshi urabona ko Zubi twageze mu miliyoni ubu twabaye abamiliyoneri byiza cyane kwanza abangira icyo mbwira kuri Iris TV Iris TV niyo ikikumva wumva ari akazina keza ariko nashaka kunsobanurira meaning ya Iris good Iris rero nawe n'abantu badukurikiye ari n'abashaka kuba wenda n'ubwa mbere bagiye kubyumva ubundi Iris donc ni ijambo ry'icyongereza nkuko mubyumva ariko meaning ibintu bine bigera kuri bine hope icyizere cyangwa se ibyiringiro trust n'ubundi bijya gusa nkabyo kwizera akasi ibintu bita ikindi navuga ngo wisdom n'utugambo n'ubundi trust hope wisdom na nikakibagera velo ni gushyiraho umuhate mbese no gucika intege ku kintu uri kurwanira wisdom ni uburyo bw'imitekerereze uburyo umuntu afatamwe ibintu so donc nuko nguko ivuza uko nakabona n'utundi tuntu mininga ujye wumva ngo Iris flower indabo nziza ubu nanjye mbaye Iris Alia ko nayo ndarikunze rifite igisobanuro cyiza kuri rifite amahoro urebye risobanuye ibyiza byose twifuza rero twifuje kwakira bwa mbere kuri Iris TV turakwishimiye dukunda impano yawe dukunda uburyo ukina ugeze ni ibintu byiza cyane donc komestera imbere thank you by Iris Alia ko bijyanye we ahantu muzongera kumbona ntago nzandisiga uko risobanura ibintu byiza kandi ngiye nkunda ibintu byiza ubwo meaning zose nzajya mpita nzigukubita nawe wumve waryitwa ugenda kureba channel ya Iris kuko izajya baha ibintu byiza yes nuko bimeze rero Iris TV ndetse dufite na iris.rw cyangwa se .rwa ushobora gusanga amakuru y'imyidagaduro atandukanye na politique na sport ibyo byose abantu bazajya ndababireba mu buryo bwagutse munsi reka twiganira ibintu byihariye kuri Alia mu by'ukuri ni umukobwa umaze kugira izina nk'uko abantu bizi umaze kugira igikundiro navuga yuko kuva watangira kumenywa n'abantu n'ibiki byahindutse kuri we Alia ibintu byahindutse niyongereye hafi igihugu cyose n'inshuti zanjye no hanze yacyo mfite abantu benshi bankunze ikindi kintu cyahindutse nanjye namenye ko nshoboye umukobwa akashoboye sibyo namenye ko umukobwa ashoboye abantu bamushyigikira umukobwa uri iwanyu umukobwa wumva ko udashoboye urashoboye
Okay. Ari abantu bajye bakwandikira bakagira bimwe bagusaba, bimwe byo wahindura se, bavuga wenda ku bwiza bwawe, ibyo banenga si ibyo bishimira, bimwe mu bintu nyine byagiye. Rero ikibi kiri mu bantu ntabwo bakubwira ibintu uhindura, ahubwo baraguseka. Kuki museka umuntu, kuki mutamubwira ibintu ahindura? Aba bantu ntabwo ndababona, ariko no sorry, hari bake na 2% ndabagira. Bakunenga abafana banjye bashaka kungira inama ati hindura ibi 2%. ariko urumva mu rugo iwanyu cyangwa muri famille uvukamo bakugira inama, uri umwana w'umukobwa hari ibintu nyine ugomba gukurikira. Ariko muri societe turimo abantu bihaye guseka umuntu aho kumugira inama. Niba ufite abantu 2% bareba aho kubwira umuntu, aho kugira ngo bakubwire amakosa yawe bayabwira abandi, ahubwo bakakubwira ibyiza gusa. Bayabwira wowe kuko niwe uri buyakosora. Iyo ugiye kuyabwira uwundi muntu utari njyewe ni ukumvuga nabi, kandi wayambwira njye nkayakosora. Ujye ubwira mugenzi wawe amakosa ye kuko niwe uri bube ari buyakosora. Ahubwo ugasanga Prince bakubwira ibyiza gusa, ntabwo ari ibintu byiza mu by'ukuri. Numva unakunzwe cyane uzamenye ko urwaye. Ntabwo mvuze ko abantu bose bankunda, mfitemo n'abantu banyanga, ariko kuba inyanga ntakuzi nta kintu bintwaye. Akuzi kugira ngo umuntu akwanga utamuzi, ntabwo nkuzi uranyanga. Niba uzi ubwenge unkunde uhinduke kuko uri kunyanga ntakuzi, bino se bikumariye iki? Ahubwo nshaka Imana izajye impa guhura n'abantu bankunda mbamenye. Byambabaza kuba unkunda ntakuzi, ariko unyanze ntakuzi ntacyo bintwaye. Ni wowe uguma wishinja ibintu mu mutima wawe kuvuga kiriya gikobwa ndacyanga nose unyangira iki? Abantu benshi baragukunda, icyo nabonye. Abantu barankunda sibyo, na wa wundi unyanga ntamuzi ankunde kuko sinkuzi, ariko nunkunda nzakumenya. Ariya noneho mbwira mu buryo buntu buri tangible cyangwa se bufatika bw'amafaranga bw'ikintu runaka, kuva ntekeza sumaze hari imyaka nk'ibiri gutyo ukina filime. Nashaka kugira mbabwire ikintu njyewe ntangiye gukora ku mafaranga ya sinema muri uyu mwaka, no mu mwaka ushize muri 2020. Nabwo mu mpeshyi ukina rero namaze urumva natangiye 2019 nkinana na Patino akantu comedy kamwe, ni naho abantu benshi mwamenyeye. No lockdown ijya gutangira muri 2020 nibwo nayo ntangiye kujya muri ya movie ya Lupita series, niho abantu bamenyeye. Nanone abantu bongera kumenyera mu biganiro uko naganiraga kuri navugaga ibintu nk'ibyo, ni naho nyeka ko abantu benshi bamenyeye bakagenda kujya bandira mu movie. Rero nshaka kugira ngo mutandukanye ikintu cyo kuba umustar no kutangiye kwinjiza amafaranga, ibintu bitandukanye. Kuba umustar ni ikintu kimwe kandi ni umugisha, kwinjiza amafaranga ni ikindi. Ntukumve ko umustar azaza kugura ikintu iwawe ngo umuhende kuko ari umustar. Oya, ashobora kuba ari umustar ahembwa 100,000 nk'ibyo wahembwa uri umuntu usanzwe, ariko ikintu akurusha ni kimwe rya zina abantu benshi bamenye. Abantu baba bamuzi ari benshi kurusha wowe, sibyo? So aba ari umuntu nk'abandi. Nawe umustar ntukiyemere ngo yereke ko abantu utameze nkabo. Uri umuntu nk'abandi, ntukiyumve nyine ko ushobora kwerekana kutandukanye. Okay, warugiye kubikumoza mu kanya wenda ntiwanabirangije, wagize uti njye natangiye gukora amafaranga last year muri 2020. Nayo atari menshi barananyambuye. Umuntu agenda ahura n'ibintu byose ni sacrifice. Donc noneho umaze kugira kuki mu bijyanye ufite akuntu uvuga ati sinema narayikoze, ariko umaze kugeza kuri ndacyayirimo, ni nkaho nyiri umwana, ariko umaze gukuramo ibitekerezo. Ubu ngubu nshobora kwandika filime, ni impano. Nshobora gukora YouTube channel yanjye, ugashyiraho series zawe. Series zanjye nazanditse nkayobora abantu diko n'ubumenyi. Gusa harabura icyayi, harabura ibikoresho, nose kamera n'ibikora miliyoni. Abantu nibakuremere kuko uracyari mutoya, ufite talent. Kandi gusaba abantu batavugura mwana ni umukira afata amafaranga n'ibiki, ukumva bakifitemo ikibazo. Nawe ukeneye support abantu.
ya ndakeneye kugira ngo mbahe ibintu byiza ariko ntabwo mubishaka. donc abantu inshuti zanjye abantu bo hanze aba diaspora tuganira bampa ibitekerezo n'abansapotinga, hari abantu bansapotinga uri kumva, ndabakunda, Imana ijye ibaha umugisha, abantu reka baratandukanye. Okay. Uracyari umunyeshuri uri kuri kubisoza kugenda ugera uvuga ngo bijyana ku musozo ku ishuri babimeze bite, ari abanye gute n'abanyeshuri ku ishuri bari ibyishimo, abarimu baba bande bagaseka no ku ishuri ndi umuntu nyine ugira ukuri, hari igihe nkora nk'akantu ngo turakumenyereye muri filime zawe bakumva za komedi ariko mbamanye nabo neza nta kibazo. Abana bo ku ishuri ndabakunda cyane, tubanye neza cyane cyane, ngira abafana b'abana bo mu mapirimeri kandi nkunda abana. Ubitsa abana mu mwaka ugezemo? Ubitsa abana mu mwaka ugezemo w'ishuri? Umwaka ntabwo nshaka kuvuga. Nigize kugucaho shaye ejo bundi uvuye ku ishuri. Warambonye yamba mbere cyane. Berewe kabisa. Mu masomo unabitsinda se hariya? Ya ibintu byose ni ugutrayinga, ntabwo navuga ngo ndegera nduzuza njyewe ntabwo ibyo mu ishuri ndi umuhanga bumwe ku rwego kumwe bavuga ngo mu kigo ngo uyu ni umuhanga oya. Ariko uragerageza ntutsindwa ibyo biba bihagije. Okay. Kugeza ubu rero hari umuntu ugize ukubwira ijambo ribi mu bo mwahuriye kuri social media, mu mwahuriye mu bikorwa ukora wenda amagambo mabi urayumva, ariko amagambo mabi aguha gukomera, urumva ya aguha gukomera, amagambo meza akaguha gukora cyane. Rero ntago ntukababare umuntu bakubwiye amagambo mabi, aragusapotinga, aragufasha, atuma wumva ukomeye ukavuga iki kintu ngomba kugikora noneho wa muntu abibone ko ntandukanye. Muri Zubi Comedy rero mwagize umugisha babahana n'agafaranga, ibintu bimeze neza. Imana ubundi Imana ni ikintu n'umuntu sinzi ko nabivuga, irakomeye irakomeye. Umuntu utizera Imana azarinda apfa atamenya uburyohe bwo kwisi. N'ukuri kw'Imana ko duhora mu bitangaza byayo. Ase nibe mbwira nk'ibintu nka bitatu Imana gukorera utajya yibagirwa. Imana yangize umusitari, umva abantu impa igikundiro, Imana yamaye igikundiro, impa kuba njyewe kugira umutima mwiza, impa gufasha. Kano kanya hari umuntu uroga, uri kumva, ntago ndi umurozi, sindi umuntu ugira nabi, ibyo byose ntago Imana yabimpaye, yamaye gukunda ijambo ryayo, yamaye kuba umukobwa nyine w'umutima. Nicyo nyishimira, kandi ibyo byose ni byiza, bituma na ya mategeko Imana yashyizeho ugenda uyubahiriza. Bimwe mu bintu bigaragarira inyuma, abantu tujya dukunda ibintu by'inyuma sinzi impamvu, ariko nyine ntekereza ko impamvu ari uko aribyo tuba tubonye gutya direct. Bimwe mu bintu bigaragarira inyuma kuri wowe ushima Imana ubona yaguhaye, ukuntu mbyibushye ndayishimira Imana, ukuntu nsa neza, umunezero yamaye, guhora nisekera ndabishimira Imana, suko nta bibazo ngira, ako guseka byongera ubuzima bwo kubaho. Ndagira ngo noneho nzababwira inkomoko y'inseko ahantu yavuye. Nari mfite impingikirane, Imana sha yagiye inkorera ibintu, ntabwo nasekaga. Bafite impingikirane kera hano handi umuntu aseka umunwa ukaguma akaza kuwugarura n'intoki, urumva rero hagera zari zagiye barazikura kwa muganga. Barazikura. Nukuri nasekeraga abana bakarira, ikintu cyose nakoraga abana bakantinya, nza kubwira mama ndagenda barankura, barahadoda, inseko iragenda ibinseko. Urumva rero ikintu cyose kiraharanirwa. Ukuntu byibushye ni sawa, inseko yawe ngubu nayo ni sawa cyane. Ngubu yabaye sawa, ibindi byose ndashima Imana ukomeza. Nabyo ubona bitari sawa se? Nabyo Imana ijya imfasha ibiro nibikomeze kwiyongera ngume nimereye gutyo, ko byongereye byantera ikibazo. Unanutsemo none ukaba muto yakurushaho ngo nananutse, ntago nakwifuza ko nananuka cyane, mo gakeye nyine. Yes, umukanya wavuze ngo ari Imana yamaye igikundiro, abantu barankunda
ndagukunda nibyo koko kandi njya nabibona mu comments ibiganiro byawe ukora njya mbireba na filime njya uzikora ndagukurikirana umufana noneho Alia kugeza ubu ngubu afite umusore bakundana ibyo ni private life yanjye njyewe ni ibintu byanjye cyane benshi ari cyane ko njye ntagiye igihe cyo gupropose utazatuma bishuka uracyari umwana noneho umusore wumva uzakunda azaba ari umusore umeze gute umusore ukunda Imana ufite ibitekerezo mutekereza kure nyine uzi ubuzima icyo ari cyo ibyo gusa iyo uzi ubuzima icyo ari cyo urumva nawe icyo ukora ushaka amafaranga kugira ngo ubuzima bukomeze buryohe ndetse hari wowe uzi ubuzima icyo ari cyo uzi guhiga ibiceri ase nirirwa mpiga ibiceri utabibona ndahiringa ahantu hose muri Radiant abantu mushaka ubwishingizi mungane bw'imodoka mungane mbafasha bukuzanira iwawe ntago wigora cyangwa aho ukorera amakampani yose nabasabira ubwishingizi bw'abakozi bwo kwivuza amamodoka yabo inkongi byose maze gutera imbere ku myaka yawe mike ingahe harya iyo myaka yihorere burya mbere nari umwana najyaga nyivuga nasanze ari ubugore abantu n'ubundi babimenye kera bayumvise wivuga ntabwo abantu bibagirwa vuba uso barayibuka nta muntu yibuka ari aracyari ribu niko bajya bavuga reka mfite irangamuntu yes hanyuma Alia ntekereza ko ufite intego byanga bikunze mu byo ukora yaba n'ubuzima bw'ishuri ni Alia mu myaka iri imbere imyaka wenda 15 20 imbere mungirira amatsiko kuzaba ari Alia umeze gute mungirira amatsiko nzaba ntangaje kurusha hano gute rero nyine bangirira amatsiko bazabibona ahubwo dutera amatsiko urifuza kuzaba nyine bibateye amatsiko nase ufite amatsiko y'ukuntu uzaba ameze ufite ndayagize ariko ari n'ibitekerezo byanjye nshaka kumva bikuvuyemo nzaba mfite YouTube channel yanjye icaho amafilime yanjye nzaba mfite abana mfasha nzaba mfite abantu nazamuye ku giti cyanjye umva nzajya mu ijuru napfuye reka se mise myumva ko uzagenda mu murongo n'ubundi wa sinema ubwo reka mbare wo nkubazamo rero wifuza kugira ku ruhe rwego mu by'ukuri level yo mu Rwanda ni nziza ariko ushaka no kwambuka nshaka kugera ku rwego rwo gusohokera igihugu muri sinema nyarwanda sure yego muri sinema ushaka kuba umuproducer ugatangira guproducinga filime ibintu byose ni gake gake byose nzabigera n'abantu bo hanze baratangira kuguhamagara bakunze indi mikinire yawe mvugana nabo benshi cyane yego barabikunda bose okay ari challenge zijya zibaho cyane cyane mu bakobwa cyane cyane nk'abakobwa usanga basa neza nkawe ayo bamaze kumenyekana ndetse abantu batangira kuba approaching ari benshi bimwe mu bintu abantu ufite abagutereta ntago ubona abantu benshi bagutereta mu buryo nyine ubona bitari ngombwa ntago kuneta mbona bitari ngombwa ntanateretwa naba mfite ikibazo urumva ntago bikubangamira ntago bimbangamira uburyo rero approach zibaye nyinshi mfite uko nzijera mfite uko mbigenze njyewe ngo nawe uzabigerageza uzabona uko mbigenze nzaguterete ndende uzantere turebe kuko ngiye nkuzi neza nshobora kugutereta nkakwemeza niba uzaza unyemeze okay nguko bimeze rero ni Iris TV turi kuganira na Alia Iris uyu munsi twakubatije witwa Iris Alia iryo zina rifite amagambo meza agera kuri 4 so babara hano uzajya ugenda ujya usuzaje uvuga ko witwa Iris Alia ndakubati cyane bitavuko se uyu munsi kuri Alia murenzeho Iris Alia wow usko mfite karumuna kanje bungu mama yibarutse kitwa Skyla kuyakisi izina rikiza wa ni njyewe ari mwese ni wowe wabikoze researching iryo rifite meaning huye na Iris mu magambo muri amagambo urumva ko rero byaba bifite aho bihuriye n'ubundi tukakazana tukakubatiza by the way mbona muri amazina y'abakobwa benshi cyane cyane ko n'abanyamahanga bitwa ba Iris usanga ari abakobwa nyine n'ubundi bagendera ku bafite kuri zandangagaciro ubwengesha giragura hanyuma rero reka tugane kuri kino kintu ariko turasa no kugisorezaho
ejo bundi wenda umunsi umwe twiza gukora ikiganiro tunabivugaho birambuye urabyibuka kuri yacano yakwaje ubwo ngubwo ari no burya cyagiye twabiganiriye narabibona kuri ku cyapa cya condom Prudence cyagakingirizo nigira igitarama rero sinzi no se wari wakaguraho basi ngo numve ko company yanjye wayiteje imbere. Okay, ntabwo nakagura kubera ko nkufana uzakagura mbe nkabitse kuko nusinzi icyo nagakoresha. Nanjye ntabwo ndakora narayamamaje nk'urubyiruko mfata umwanya wanjye ndagenda nifata Prudence ndayamamaza kuko nzi icyo imariye abanyarwanda. Okay, byanashimishije ku rundi ruhande kubona ukinjira muri industry ukaba utangiye kuba branded ku byapa hano runaka. Sinarebye ngo nuko ari condom kuko abantu arabona bifata nabi rimwe na rimwe ariko ni kwanza tumaze no kubimenyera nibisanzwe ni ibintu birinda abantu feedback agiye ubona mu bantu hirya no hino duhere ku muryango duhere mu bantu bagukunda kugeza ubu ngubu bihagaze gute? Papa yarabyishimiye niyo umuntu amuhamagaye azi ko wenda ari butakambira nawe aramubwira umwana wanjye mumureke yamamaze ntago ari kwamamaza ibintu bibi. Aho kumubona yamamaza itabi yakwamamaza Prudence. Sinsebeje itabi ariko urumva hari ibintu birarutana. By the way, kuko Prudence zirinda ubuzima bw'abantu. Ugize uzikoreshaho. Oya, ibyo ngibyo namamaje Prudence z'abagabo. Cameraman wamubaza niba ajya zikoreshaho nawe nkakubaza cyane cyane ko zireba abagabo nk'inshuti zawe uzazirangire. Urumva abagabo bakenera ubwo bazashaka abakobwa bazikoresha kugira ngo birinde. Ubwo niyo mpamvu nanjye nkubajije ni wigize ugerageza. Oya. Okay, ariya yigize asomana somana nande sibyo ngewe nagize ariko oya je tuva nyankundane ariko nabazungu cyane kubera ko ari ubuzima bwabo bamenyereye akica ama interview yabo bavuga ati your first kiss cyane cyane mu star nk'uyu nguyu byari bimeze gute byagenze icyo gihe ninjya gutanga story yanjye y'ubuzima narakuze nyine nageze ku myaka yo kuvuga wenda ibyo bintu icyo gihe tuvuga ibintu byawe ufite n'umugabo mbese cyari kurengera VPV yawe. Yego ariko igihe tuzicira kutubwira true story yawe umugabo wanjye yicaye aho akabyumva. Okay, yes, ngoye nguko rero ni Aria twaganiriye byinshi bitandukanye gusa turacyari kumwe no mu bindi biganiro biri imbere bitewe na n'ikigezweho tuzatinya tuganira kuri byinshi sibyo. Turagushimiye. Ndabashimiye Iris Aria, Iris TV, Iris everywhere. Kora follow. Mugira Instagram. Tugira Instagram irahari, website subscribe. Urumva Iris igiye guhindura amateka. Ugomba gukora amateka. iris.rw abantu bagomba kudusura bakareba inkuru zitandukanye z'imyidagaduro iza politique tubategurira ndetse no kuri Iris TV hanga ibiganiro byiza bitandukanye abantu bazajya babona. Aria Iris mujye mubinyita guhera umunsi. Courage mu byukora iterambere n'ibyo tukwifuriza uracyari muto uzagera kuri byinshi. Murakoze cyane Imana ikomeze ibafashe turindire hamwe idufashe no mu byo dukora tera imbere. Yes, ndashimiye cyane rero buri wese wadukurikiye kuva ku isegonda ya mbere kugeza kuri uyu munota dusoza kino kiganiro. Nshimira abantu badukurikira muri za diaspora zitandukanye, abantu rero bagiye kuduha icyo bita subscribe. Vanga ba subscribers uyu munsi mwese mukanzo kubera Aria. Imana ibahumugisha bakanzo kubera ikiganiro cyiza babonye. Abakanzo kubera izina rya bakombe kubera bakunze. Wow. Abakanzo kubera ukuntu usa neza. Ukuntu twaganira ibintu byiza. Byubaka. Donc bose turabashimiye mu izina rya muri rusange. Imana ikomeze ibahe ibyiza byo tubifuriza. Ciao Aria. Ciao. Bye. Bye.